Ndi Papa Sava. Mazina yanjye ni Twabeza Leokadi. Ni amazina ababyeyi banyise, ariko ay'umurimo nitwa Gitari muri Papa Sava. Ndi umumama rero ndanuzukuruje. Yego, njyewe narize ariko sinabashije gukomeza ngo nige amashuri arenze, gusa nagarukiye muri Trocom. Hanyuma njya mu mirimo isanzwe, niga imyuga, niga ubudozi, niga imyuga. Ubwo iyo tuvuze ubudozi aba ari kutire, ariko nize gufuma no gutaka ndetse n'ibigendanye n'igikoni mbyigaho igihe gitoya. Ndi uwo nguwo, nibyo nagerageje kwiga. Njyewe ndi umuntu ukora ibigendanye no gukina filime zitandukanye, ariko noneho n'amateatire cyangwa se amakinamico yo mu ruhame nayo njya nyakina, nayo kuri radiophonique nayo yose ndayakina. Ndore nkunda gukina muri sinema, muri filime, niba navuga hanze ya Papa Sava cyangwa niba navuga muri Papa Sava. Ubuzima busanzwe njyewe mbankinisha ahanini ndi umukecuru ushira isoni, bakananyinisha amarore menshi ndi umunywi w'inzoga, ngaragara ko ndi umusinzi, ariko mu buzima busanzwe bwa buri munsi ntabwo ariko ndi umumama wumva ko nagira inshingano nyinshi zigendanye n'iz'ubuzima bwanjye bwite cyangwa zo kwita ku muryango. Ntabwo rero gusinda nabibonera umwanya, ni uko gusa igihe cyose ngira n'abafana benshi bampamagara bati mbese Nyiragitare uzaboneka ryari nkunze dusangira agapirimusi, bakumva ko mpora ndi umusinzi, ariko ntibamenye ko nshobora no kugenda nkamara nk'amezi n'atatu ntacyo kunywa gisembuyemo. Muri make rero ni ubwo buzima bwanjye mbamo bwa buri munsi, ariko gukina ahanini bampaye ayo marore agaragaza ko ndi umushizi w'isoni, ndi umukecuru udashobotse. Ariko hari n'ubwo nabwo bacishamo bakampa n'amarore yo kuba nakina ndi inkumi nkiri muto, narambagizwa, nakora ubukwe, naba umushugamami, mbese nkina byinshi bitewe n'ibyo bankeneye. Papa Sava rero nayigezemo nyine tuvuge ko nabanje muri Seburikoko. Muri Papa Sava rero nahagejwe nuko hari abari banzi nk'abayobozi bari banzi muri Seburikoko. Umunsi umwe ndabyibuka mpamagarwa n'uwo bita Valence, arambwira ati Site ko tugukeneyeho kuba wadukinira, uri umukobwa mutoya wambaye akamini uzakambara. Ndamubaza nti se ako kamini ngomba kukizanira cyangwa se muzakanshakira? Aravuga, naramubajije gateye kugira ngo nkagure. Arambwira ati oya ntuzakagure ahubwo tuzakagushakira. Rero ndibuka ko bamunyohereje amafaranga nkajya kugashaka muri Chic. Ndagenda nanjye kuko ndakarambagiza, kagufi kagereranije n'agashati keza. Ariko mbere yaho gato ninjira muri Papa Sava, nta nubwo ari ako nahereyeho, ahubwo ko banguriyemo imyenda yo kwambara niyo nari ngiye gushyingiranwa, kwerekanwa kwa Arani ari sheri wanjye, nkajya kumwereka umuryango. Ahubwo ndibuka ko nakinanye bwa mbere ko nari kuba marene w'umukobwa wanjye, w'umukobwa nari narabyaye muri batisimu, ariko mubyara ari kera mu cyaro, biba ngombwa ko rero ashyingirwa yarabaye umusirimu w'i Kigali, ashaka marene wo mu mujyi. Nanjye mbimenye ndabatera, ndababwira nti mushobora kumbyarira umwana mutaramubatirishije, mutaramukomeje, nanjye ahangaha murahagwa. Byarabatunguye rero kubona nkenyurura, bari bazi ko ndi umumama wenda ukenyeye n'ibitenge, babona ndakenyuruye mvanyeho nsigaranye akamini, niba ari ukwambara utugufi nanjye ndabishoboye. Niwo munsi naba narakinnye role yari ishatse kuba yaruhanya, bitewe ko mu buzima bwanjye bwa buri munsi ndi umuntu utazi kwambara mini, ariko narabigerageje ndabikora kubera ko ari akazi, kandi noneho bitewe ko ndi n'umukinnyi cyangwa se ndi umwactrice uzi ko ikintu cyose icyo ari cyo cyose nakina, nubwo cyaba kigoye nagikina. Ikintu navuze ko ntakina muri iki gihande cya sinema ni ukuba bankinisha nambaye ubusa, ariko utundi twose nadukina kuko ni akazi.
muri Papa Sava nyine nuko najemo, bampamagaye bambwira ko hari sene bakeneye ko nkina, ndi umumama ari kuri bwambare akantu kagufi. Rero nza gutongana nari kuba marene nyine w'umwana, urumva nko mu cyaro urabizi ko abana babatizwa ari kera ari impinja. Noneho bitewe n'iterambere riri kuza, aba bakobwa bamara kwisobanukirwa baba basirimu b'i Kigali bafite amafaranga menshi, baba marene ba mbere bakabahindura bagafata ab'ikigero bagezemo. Rero nabariwe ko umwana wanjye azakora ubukwe ndizana, ndabwira ngo ntago riri bureme, ariho uwo munsi nise dafi ko ari defo. Kuva yaranyambuye umwana wanjye nibatirishirije, nabyaye ari muto, bakaba bashaka kumubyara ashyingirwa. Ni uwo munsi naje muri Papa Sava. Ngezemo rero naje ndi umuhanga w'umukinnyi, urumva nakinaga muri Seburikoko mazemo hafi imyaka igera kuri 4. Ariko narahageze abantu nyine mutamenyeranye baragutonda. Timu ya Papa Sava yari irimo abantu, yari timu ngari. Yari irimo urumva abantu nasanzemo Marigarita, sangamo Mama Sava. Kandi Marigarita we nta naho twari twaragahuriye. Sangamo Dafi, sangamo Veve, sangamo Fofo. Abo bantu bose bari timu ngari ku buryo babageragaho bagakunyuzura. Uzi ukuntu umunyeshuri yagiye segonderi bamunyuzura, nageze biteguye kunyuzura, ariko basanga nanjye ntakoreka. Nanjye nyine ndavuga ni kabisa ungiye guhagara n'aba bantu banyiteguye. Ntabwo ngewe rero banyuzuye cyane, ariko nabonaga benshi bazaga bakanyuzura, wakwarura ati mbese bari bafite ikipe igoye kuyinjiramo kubera kunyuzura kwabo. Ariko ngewe ntabwo byakunze cyane, nabisanzemo kuko numva afite ubwoba, ariko bwamaze nk'amasaha atarenze 2. Ubundi ntangira gushyanuka nyine ndavuga ntubu nanjye ndabiteguye nibanyuzura ndabanyuzura. Ngewe muri Papa Sava nitwa Nyiragitariro, ariko uko ngenda nyine nanjye mbumukinnyi utoroshye, ugira amakare menshi, ugira udushya twishi, ubu niyise NG Tari. Ndiniga nyine, urumva Nyiragitariro n'izina rusange ryari ry'umukecuru, ariko uko ngenda nanjye nzamura ibiciro muri Papa Sava niko navuga, cyangwa nzamura andi marore arenze, niyise NG Tari. Ayo mazina rero ukuntu yaje, izina rya Nyiragitariro nyine urumva barinyise ndi umumama waje n'ubundi guteza akavuyo. Nyiragitariro bajyaga bafata ko ari izina, ngewe uko nari nzi Nyiragitariro numvaga ari umuntu biyitiriye ko akunda ibinyobwa. Akaba igitariro, ubundi igitariro ni izina duha ahantu bengera inzoga z'inzagwa, bikavuga ngo agiye ku gitariro, aranywera ku gitariro. Nge numvaga ko ari uwo mujyo ngiswemo ko ndi Nyiragitariro kubera ko nkunda inzoga. Ariko Nyiragitariro ngewe ubwanjye sinariha kurisobanuraho cyane, ko narisobanura mu buryo ngewe ndyumvamo atari ko boss yaryiyumvagamo. Ahubwo nka buriya Nyiragitariro waribaza warinyise kuko ni boss warinyise. Papa Sava nyine akaba ari we wasobanura iryo zina impamvu yarinyisemo. Yego. Iryo NG Tari rero habayeho competition, ni competition ipiganwa cyangwa irushanwa. Amarushanwa yakoreshwaga na Digidigi. Icyo gihe Digidigi yari afite amafaranga yateruye, niba arayitsinda niba arayiki. Digidigi rero aza gukoresha amarushanwa kurabyina cyane, akarusha abandi ari bumuha amafaranga. Tuza nk'amakipe. Ubu muri Papa Sava mpagira abana 2. Mpagira uwo bita Simoni, nkagira n'uwo bita Veve. Veve we bigaragara ko ubu tumukina nk'umuntu uri hanze. Ntabwo wambaza ngo ari he, ariko ngewe nzi ko ari hanze kuko niko ngewe mbikina. Ko umwana wanjye yagiye hanze ari kunyubakira amazu meza, ibintu nk'ibyo. None ubwo rero umwana abana na nyina bagiye muri ayo marushanwa yo gupiganwa. Veve acyura amafaranga, na Simoni yewe nanjye narayacyuye. Urumva kumbwira ngo ni umuraperi, urumva rero nanjye naravuze ngo ngewe ndiniga ngiye gukina ndi umuraperi w'umukecuru. Nararapye da, ariko ndibuka ko rikomera cyane. Narikomeje nakinnye ndiniga, banyambika iyi nkweto muyita yihe, timba. Nambara timba
nambara ipantaro y'imifuka nyine nanjye ndasizora. Rero iryo zina ryerekana uko ngenda ntera intambwe nisobanukirwa muri Papa Sava ko mpindura amazina mbese. Ariko Nyiragitariro niryo niswe na Papa Sava, n'iniga nyine bambaza uwo ndi we, ndavuga ngewe ndi iniga Gitari, kugira ngo wenda njye mu mwanya abantu bose banyita izina ryabo. Ngeze mu niga nabiniga nkakoresha iryo, ngeze mu bakecuru tungana cyangwa urungano ntakina ndi Nyiragitariro. Yose rero nta guhezwa, ndayemerewe. Cyangwa no muri Papa Sava muri rusange nahigiye byinshi. Ikintu cya mbere nahigiye ni ukubaha umurimo, nkamenya ko umurimo uwo ari wo wose ugaburira umuntu cyangwa umutungo ukamugeza kure hashoboka. Hari benshi, ndibuka ko hari umupapa umwe wigeze ambaza ngo ariko ntibigutera isoni iyo bakwise Nyiragitariro uri nyina w'abana, uri umukecuru mwiza? Ndababwira ngo ntibintera isoni, kuko ngewe aho kwiba naterwa isoni n'icyaba kibi naba nkoze, ariko sinaterwa isoni n'izina ringaburira. Kabiri, ikintu nahigiye ni ukubana n'abantu neza, kubana n'abantu bose amahoro, kumva ko umuntu umufata nk'undi nkamwubaha kimwe. Ariko ikintu cya mbere nari nibagiwe ni ukubaha umurimo. Ndi umwe mu bamama, ababosi banjye barabizi n'abandi bagenzi banjye, ndi umwe mu bamama ushobora kuba nurukana kure yaho nkorera, ariko wubahiriza igihe. Ngewe igihe ni igihe, igihe ni amafaranga, sinjya nyica. Niyo wambwira ngo saa 9 z'ijoro za mu gitondo bugiye gucya tube turi kumwe, ahantu nakoresha urugendo rw'amasaha 4 waba wansanze aho wambwiye. Rero nahigiye ko akazi ari akazi, ngomba kubaha umurimo, kandi menya kubana neza n'inshuti cyangwa se n'abavandimwe muri rusange, kuko ni ngewe mu mama mukuru wari urimo. Urumva abandi nasanze ari urubyiruko cyangwa ari abamama ndusemo. Muri make rero ukuntu yari ikenewe mu buzima bwa buri munsi, duhura n'ingeri zitandukanye. Hari ingeri z'abana, iz'abakuze, iz'abatarize n'iz'abayizi. Nzi yuko ari amasomo ntanga anyura benshi, kandi ni kenshi mbona na komenti zivuga ko banyishimira ibyo nkina babikunda. Ndi umukecuru utijena, ndi umukecuru wumva ko ngomba mbese mp'abantu mbashyira muri mudu, mbakura mu bwigunge, bakabona ko ubuzima bukomeza. Hari umuntu ujya kwiheba, hari umuntu ugira agahinda, hari umuntu uhura n'ibyo yahuye nabyo, ariko ngewe mbona ashyira abantu benshi muri mudu, kuko ndi umukecuru wisobanukiwe. Umukwe n'umugeni bajya bategereza umunsi wa nyuma wo kubana kwabo kwa nyuma, bakishima, bakavuga ngo mbese uriya munsi uzagera. Natwe tuwutegereje nk'umubyeyi utwite inda agategereza umunsi uruhinja rwaboneka. Ni umunsi tuzishimaho tukanezerwa, kuko niba ari ikintu twakoze mu mvune zikomeye, mu mbaraga nyinshi, ni ugushaka abasubscribers bangana na 1 miliyoni yuzuye. Turaserebura, twujuje 1000 turishima, twujuje 100 cyangwa se n'igihumbi cyangwa n'ibihumbi 10 turishima. Ariko uriya munsi ni umunsi natwe twiteze ko uzatunezeza. Kandi mu by'ukuri koko uruhare rwa twese rwari rukenewe. Akazi ntabwo kavuna bosi gusa, natwe karatuvunnye kumva ko duhirimbanira uriya munsi ngo uzagere kuri bariya basabu tubuzuze. None se utadutunga, hari abajya babona ko ni cyambere turi abantu b'ababyeyi, dufite imiryango. Muri make nta muntu n'umwe udafite abana bize banyuze mu ishuri, mu rugero nk'urwanjye. Abakiri bato bo bafite inshingano nyinshi, abasore bariyubatse bagize bata, ariko nanjye ngewe urugero rwiza natanga ni uko mfite abana bize bagasoza bagakomeza na za kaminuza bitewe n'uyu mwuga nkora. Narareze umuryango wanjye, nzi yuko ugeze ahashoboka heza, kandi nanjye ngeze ku kigero cyiza gishimishije. Nta mubyeyi ushobora guseruka ngo ngewe ndushe ubushongore, kubera ko yaba ibigendanye n'imyambarire n'iki, yaba yewe naho mbesha umuryango wanjye ni heza bitewe n'ibi bintu nkora. Ahubwo turagira ngo tumenyeshe abari inyuma ya kamera, babandi bajya batwibazaho, bakababwira ko twebwe dukora nta mafaranga. Dukorera amafaranga ahagije pe. Ntabwo dufite umwanya wo kubasobanurira ngo aya mafaranga angana cya, ariko amaso yerekwa bike,
ibyinshi akabyibonera. Rero muri make twebwe umurimo dukora turawishimira, turanawukunda, kuko ufite aho watuvanye n'aho tugejeje. Hari ukuntu abantu batubona bakumva, ni nayo mpamvu ushaka kubibutsa kariya kantu, bakumva ni umurimo buri wese yajyamo. Ushobora kubona iki se nabona cya hafi, kuko njyewe impamvu mbivuze ni uko uwo ari we wese ukubonye avuga ngo ngewe biriya bintu ngo ndabikunda, ngo nkunda kubikina, ngo nanjye nabishobora. Ariko ubu bazi imbaraga twakoresheje, bazi kugira ngo twitwe abo bari bo. Igihe imbaraga twakoresheje uvuga Nyiragitariro ntabwo ari ugupfa kuvuga ngo naryiswe kubera ko bansanze aho bambonye bararinyita, naho naringeze. Yego hari n'uwaryitwa agitangira, ariko amazina twarayakoreye we, bamugani wa wundi ngo twarayakobokeye. Rero ngewe icyo nasobanurira abari inyuma bavuga bati wenda natwe wabiduha tukabikora, ntabwo ari ugupfa guterura nk'uko wareba umwana wize mu wa mbere ngo umujyane ngo yewe umwana ngo jya kwigisha segonderi, ntabwo byakunda. Kandi nta n'umwana ubundi uturuka mu wa mbere ngo ahite yimuka ajye mu wa gatandatu, ave mu wa gatandatu yongera ajye muri segonderi mu wa gatandatu. Umuntu agenda ku rugero rwe, akava kuri 1, 2, 3 agakomeza kugera ubwo azagera hariya. Rero ngewe ikintu nsaba abatwifuza cyangwa abifuza kuba abo turi bo, nibatangirire hasi, bazagera ahashoboka bashaka nibabishyiramo imbaraga bakabikora babikunze. Yego, kuko hari ujya kukubwira ngo ndashaka kujya muri Papa Sava, ntanavuga ati wenda ngiye gutangirana n'utuntu two hasi duke, aho bazambona mbishoboye bazankuremo bangeze muri Papa Sava. Ubutumwa nagenera abankurikiye, turabashimiye imbaraga bashyizeho, umwete, ishyaka ryo kudushyigikira kugira ngo tugire bano basubscribers bangana na 1 miliyoni. Ntabwo ari uruhare rwacu, ni uruhare rw'abafana bacu dukunda umunsi ku munsi kandi badukurikirana umunsi ku munsi. Turabashimiye rero ko badufashe bakadutera ingabo mu bitugu, tunabasaba gukomeza kuko urugamba ruracyari rurerure. Kandi muri make tubabwira ko tubakunda, tubazirikana. Ubu twatangiye umwaka, ni nabwo tukiwutangira kuko turi mu kwa gatatu mu matariki 24, ariko turacyabifuriza umwaka mushya muhire kugira ngo uyu mwaka bazawusoze neza rwose tukiri kumwe n'abavandimwe bacu. Ngewe umuntu unkeneye yambona kuri Instagram, ndiho Nduwabeza Leokadi, kuri Facebook ndiho nitwa Nyiragitariro, hanyuma no kuri TikTok naho mbarirwaho nitwa Nyiragitariro. Ariko muri make ndi umukinnyi wa filime wenda bitandukanye, ko nababwiye ko nkora nkina muri Papa Sava, ariko ubundi ni umukinnyi muri Seburikoko, muri Yohani TV, muri Mana yanjye cyane, mbese ndabarizwa muri Zacu TV. Ubwo wakeneye ibindi bisobanuro yankurikirana aho ngaho namusobanurira. Njye ahantu mugira rero ndi umuhinzi mworozi cyane, nkunda imirimo y'amaboko. Njyewe ndi umworozi, nkunda inka ndanayigira, nkunda ubuhinzi, ndahinga ibirayi n'ibiki byose. Yego, aho rero niho wambona. Naho ubundi mu buzima bundi busanzwe nkunda imyidagaduro, cyo kuri hari nubwo njya acishamo make nkafana n'imipira gutyo iyo byabaye ngombwa. Ariko nyine muri make njyewe rero yatsinze niyo fana. Urugendo ruracyari rurerure, mugume mudushyigikire, kandi twifuza ko ibihe nibigenda neza tuzaguka tukajya no hanze y'indi mipaka, tutazaguma hano ngo twicare iwacu, ahubwo tuzajya no kubarahurira hanze tukazanayo ubundi butumwa bwanyu. Kandi ni mu bidusengeramo mukadufasha gusenga Imana no kudushyigikira, bizakunda ko nabakabanga mbibiye. Murakoze.